iyo myaka nanywaga ipaki y'intore buri munsi. Kuri iyo myaka 20 nari umusinzi. Hama tugereyo hahita haza inshuti yanjye magara mu minota 5 iraza yicara, nanjye nicara hano hagati, umugabo nawe yicara. Ngiye kumva numva hayoberwa isi yambaye, imibare neza kuri apasi iyenga nyimva. Bya bintu byose nari nzi mu buzima bishira ndeba, ubwenge n'ubuhanga bimvamo, ubwiza nari mfite buyeyeka ngumva, agaciro nari narihaye kanshiramo ndeba. Icyo niyitaga ndagishaka ndakibura. Icyo isi yambwiraga, cya kindi isi yambwiraga ko ndi umwana mwiza ndabibura. Nari umugore mwiza, ibi mbabwira, uteka inyama mbere yo gushyira amazi nkabanza utwe, nateka ji itarafungurwa nkayishyira ku ruhande njye nkamwifunguye. Ejo nkakora iy'ubururu, ejo bundi nkakora iy'icyatsi, ejo bundi nkakora iy'umuhondo. Naba nashashe hahera indabo ku muhanda, niko bari barambwiye ngo bakundana, ngo that is a true love. Maze nkageza ku buriri, ku mutima nkandikaho amashuka, iyo hasi nkashyiraho zindi, maze iye nkashyiraho nawe isibi, ejo nkabihindura. Turikundanira, ariko igitondo kimwe uraza kwihangana ko mpereye aho sinzi impamvu, ariko igitondo kimwe nari mfite igikomere. Nyuma y'ibyo byose nari mfite igikomere. Hari igihe ikintu wowe wicaye aha kijya kurarana mu buriri ukita ikibazo, wacyambarana jinx ukacyita ikibazo, wagishyiraho ishati ukatita ikibazo, wagishyiraho ikoti ukacyita ikibazo. Kiriya kintu si ikibazo, ahubwo ni igikomere. Burya mu kiyo kikakubwira, noneho cyamara kukubwira kikaguha uburyo cyitwara, kiba kigushuka. Yego, ariko igikomere. Kandi ahanini igikomere nta wundi ukiza, ni Satani. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo erega ibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza. Iki gikomere kijya kiva kera ahantu tutazi, ariko kikavayo kera kikagenda kituvungukira, tugenda tukita ikibazo, tugiha impamvu. Yego, ujya ugiha impamvu cya gikomere. Utangira ugiha impamvu, utangira ugisiga, utangira ucyambika, cyo gitangira kubwira uko ugifashe. Yego, ariko kiri gukura. Nari mfite igikomere. Mama wanjye yabyaranye n'umugabo wamubyara we. Ni ukuvuga ngo mama wanjye yaciye inyuma mubyara we. Yenda nari nzi ko mubyara we ari tante, kandi n'ubundi ni tante. Noneho ndavuka, ibyo urumva simbizi, nabimenye nkuze, ariko mu butoya nari mfite ijambo ntajyamo agaciro, ariko kukuze rigenda riza. Akomeza kumva abantu kari kakana bisi ko kwanuza. Waba uri muri famiye, nabaga muri famiye ukajya kumva asobokura abwiye kegera ngo niko katangiye nabitangiye ryari, ariko ukanubikuze. Yego, urumva sobokuru yari inshuti ye na mushiki we. Yego, urabyumva. Noneho icyo kintu mama yakoze gituma abavukana bangana. Noneho kakana kariko njyewe karaza bakabona bakabakubonera mu mafuti, n'ukubwiye akakubwirira mu mafuti. Yego, bakabishyira mu bukuru n'ubwenge, ariko wowe mwana hari ikintu kabusikiye. Wayibye ahantu ugasanga umuntu asaba we gaseka. Rimwe na rimwe
nkaho uri ku ishuri ukajya utekereza ibintu bimwe na bimwe wumva kumva upfa kugenda ayo manama unaza kugera kuko usubirije mu rukomere utaza nawe ukarugendera ngo nkure mu rugo bakababona nanjye nambaye jinisi kubera ko nagiye mu kiyo kigahita kimbwira ngo antuka nkahita nkubita jinisi mfite utuntu hano tunda natureba nkahita nseka nkahita ngo utabona nyoko nuko yatangiye iki kintu ko cyumva mpagarara nzi ko nabaye akantu na nyoko nuko yatangiye uko ugenda ukura bya bintu wumva nibyo bigenda birema ikintu bikagenda birema ikindi kintu cyaje kuvamo ikintu kiremereye cyane. Ariko uyu munsi icyo kintu Imana nkorera yatumye nzaha muri beza muri bato ibakuremo ikindi kintu kiri imbere y'iyo myenda mwambaye. Haleluya. Imbaraga zayo zinshire mu mwuka wawe zigukuremo ikindi kintu. Niyo mpamvu ari Imana y'umwuka. Biravuga ngo kandi abasenga, kuko twaje gusenga, abasenga Data mumusengere mu kuri no mu mwuka. Yego kandi twasomye ijambo rivuga ngo uri Data wa twese, ntabwo ari bose abari mu mubiri, oya ni abasengera Data mu kuri no mu mwuka. Ubwo Data wa twese ari umwuka, ntushobora kumusengera mu mubiri ngo umufatishe, ntiwamuririmbira mu mubiri ngo umufatishe, ntiwabyinira mu mubiri ngo umufatishe, ntabwo wakwinjira mu mubiri ngo umufatishe, ntiwaba dogiteri w'umubiri ngo umufatishe. Ariko iyo utarahamagara Data w'umwuka ngo adiringe n'ibiri muri wowe mu mwuka, ibyo mu mubiri wakoreye bijya biba ubusa. Haleluya. Data wa twese tugiye guhamagara uyu munsi ni umwuka atandukanye n'uwo mu rugo, anyemerere mu mbaraga ze nyinshi adiringe cyangwa amenagure ibiri mu mwuka. Yego abimenagure. Haleluya. Abishwanyaguze ikiganza cye. Nehemiya natangire niko yavuze ngo none uransaba iki? Namubwira ngo ndasaba kujya kubaka. Urimo uriga ngo uzubake, sibyo? Avuga icya kabiri, unyemerere urwandiko. Mbere y'uko izi university zikwandikira, ijuru riba rigomba kuguha urwandiko. Niyo mpamvu akazi katakuvuna, abantu bakakwemera. Wicaye aha uri kugira ngo wige gusa, ijuru ntirizaguha urwandiko, waba uri kuvunikira ubusa. Ndakurahiye wava hano ujya kuri mituyu, aho gutinda hano watinda kuri mituyu, sibyo? Bisaba ko ubanza ukabwira ijuru ngo mu rwandiko icyampa uyu munsi mukaza kubona urwandiko. Avuga icya kabiri, arambwira ngo umpe n'urundi rwa kabiri, inshyira bene Azafu bari mu kibira. Mu yandi magambo abisobanura neza ngo baze kumpa ibiti. Bampa iki? Simwiga ngo muzabona amafaranga. Nabo bene Azafu bagomba kuguha ibiti byo kuzubakisha. Amen. Umwami amubaza icya kabiri, nyuma y'uko ibyo tubivuganye bizatwara igihe kingana iki? Iyo utari mu mwuka utakaza igihe, ariko iyo uri mu mwuka ibintu byose ubikora mu gihe. Haleluya. Niba uri kwiga, isi ifite igihe, kandi igihe cy'isi ntabwo gitakara, kiraregeye, kigendana n'abakirimo neza. Yego, iyo utabwiye Imana ngo mpigihe, ugahagarara ku bindi, ushiduka ufite igikombe cy'ibidandabiranye. Nicyo Imana yavuze ngo nje kugukuraho igikombe cy'ibidandabiranya, ngo kituma babona usinze kandi utasinze.
Yago isi kabona wowe kibidandabiranya kiri mu isi yawe y'umwuka utigeze wemerera Imana ngo imenagure ibiri mu isi y'umwuka. Icyo gikombe kibidandabiranya kikakudandabiranya amashuri diplome ikajya muri akagiye ibyombo hakajya mu diplome kikakudandabiranya. Yego ibyo mvuze ni ukuri. Yes, amashuri umaze igihe wigaha ukajya gucuruza ikarito kikakudandabiranya ukajya ubwira abaje kugura shikirete ati welcome. Ntabwo bisaba igiceri cya senkani, si welcome nyinshi. Igikombe cyamara kukudandabiranya Imana ikavuga ngo ngwino ngukureho icyo gikombe ngo maze nkureho ibimaze igihe bikugenda hejuru, bivuga ngo rambarara tukugende hejuru. Ntabwo wagakwiriye gushaka Imana hari ibintu bimaze kukurambararaho, ahubwo iki nicyo cyawe kugira ngo uzasohoke muri iki kigo ugiye kurambararaho abadayimo ubakandagira. Biravuga ngo uzaribatira Satani munsi y'ibirenge byawe. Iyo utazi kugendana n'Imana y'umwuka Satani arakuribata ukazajya kugarura ubwenge igihe kirangiye. Ariko Data wa twese aravuga ngo musenge mutya muti Data wa twese. Data wa twese ugendana n'uri mu mwuka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hari umuntu uri burokoke uyu munsi ko ni ukuri. Imana ihabwa icyubahiro, tuyihe icyubahiro. Ubwami bwawe bose. Iki gituma duhamagara ubwami bw'Imana ni ukugira ngo buze gusenya ubundi bwami. Icyo nicyo gituma tuvuga ngo ubwami bwawe bose. Haleluya. Ubwami busenyuka ni ubuhe? Ni ubwami bwa njyewe. Ubwami bwa njyewe, ubwami bw'ibisi n'abisi. Ubwami bw'Imana ntabwo bujya buza ku muntu utabufunguye. Buraza bwasanga hari ibintu bitarava ukagenda, ariko babusaba ngo bose hari umuntu wamaze gutegura. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ibyo ushaka, aho niho ugira gutinda cyane. Ibyo ushaka bibe hehe nk'uko bibe aho n'ubundi butinde ubundi ntahe. Ibyo ushaka bibe hano mu isi n'aha twicaye. Yego, bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. Amen. Ibyo ushaka nizo mpapuro ebyiri cyangwa niba zihari izindi, umuntu wampa impapuro ebyiri gusa. Ibyo ushaka bibe mu isi. Yes, bibe hano mu isi iyi turimo i Butare, iyi turimo Amerika, iyi turimo Australia, isi iriya y'umubumbe. Ibyo ishaka bibe mu isi nk'uko mu ijuru biri. Bivuga ngo ibintu byose tubona aha mu isi mu ijuru birahari. Sikuri ijambo risobanura. Amen. Izi mpapuro mwari muzibona.
Haleluya. Izi mpapuro ni impapuro ebyiri kandi zose zivuye ahantu hamwe. Yego. Haleluya. Zivuye ahantu hamwe izi mpapuro nubwo ari ebyiri. Mani. Izi mpapuro bisaba ko ngewe uzifite kugira ngo zikwire muri iriya kaye, nuko ntazi buzikore gutya uko zimeze. Oya, hari buzigenze gutya. Sibyo? Wazimpaye merezaje aho ziva. Murabona aho zavuye. Si watubwiye ijambo ngo twitabe. Twaje kwitaba Imana. Abasenga Data mumusenge mu kuri no mu mwuka. Ni example. Data ni agenda. Sibyo? Yego. Iyo azana bibe mwisi nkuko biri hehe. Nkuko biri hehe. Haleluya. Kugira ngo womatane na Data, nuko ibiri hasi n'ibiri hejuru biza guhura. Ko yavuze ngo reka ndeme umuntu ase nanjye. Uyu muntu yamuremeye aha mu ijuru. Sibyo? Haleluya. Aha aramurema aza mu isi. Hariya ni photocopy y'uyu. Haleluya. Uri photocopy y'ubushake bw'Imana. Uri photocopy y'umugambi w'Imana. Uri photocopy isura. Uri photocopy ya papa wawe cyangwa mama. Ariko mu mwuka uri photocopy ya so wundi wo mu mwuka, ya Data wo mu mwuka. Uri photocopy. Ibyo ushaka bibe mw'isi nk'uko biri hehe mu ijuru. Bivuga ngo ibi uwo Data yohereje mu isi n'uyu. Yego. Kandi avuye muri iyi kare. Amen. Ashaka ko ufitinga. Ntabwo ari bukwemere. Ntabwo biri buvemo. Ntabwo biri bucemo. Nuzu umeze uti. Kandi atari ku byo mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Reka mubwire ntabwo ari bubyemere. Nuzu umeze uti. Reka da. Ntabwo ari bubyemere. Ntabwo ari bubyemere. Kuko ahantu wavuye biri ku murongo, ntabwo bihetamye. Ibyo yateguye kera ntabwo bihetamye. Ntabwo bimeze bitya. Reka da. Biraza kwandera wajye musenga. Mujye mubwira Data wa twese. Ni uwa twese. Iyo tugeze ku Mana na papa wawe nawe aca bugufi muri Data wa twese. Iyo tugeze ku Mana na sogokuru wawe tuba abana. Imana ishimwe. Umunsi umwe nigeze kurakara. Ndarakara numva mfite rezo nari ngiye kurega umugabo tubana sha. Njye imbere y'Imana avuganisha ngiye kukurega. Njyayo ntangira kumuvuga na bwana Imana uzira umugabo ngiye cyamara uriya mugore. Imana yambwiye ngo uvuga gahoro nawe n'uwanjye. Itagaruka na mwana cyari njye nari bivuze nuko ambwiye ngo nawe ububi. Hangati se wari uzi ko uri wowe wenyine. None nsigaye mvuga gahoro aho ndega niho ndegera.
nyeganyeza umuntu muri kumwe umubwira munyitondesha twese tudaha. Haleluya. Kugira ngo uwakuremye mbere yuko se akubona, uwakuremye mbere yuko university kubona, uwakuremye mbere yuko akazi kakubona, uwakuremye mbere yuko amafaranga kubona, kugira ngo bizagende neza n'ukuri busaba uwakuremye akakujyana mu ishusho iri mu ijuru. Amena. Akakuringaniza n'ibiri mu ijuru kugira ngo ube muri we neza, nta kiri hirya nawe ukunyuzamo ijisho. Yaravuze ngo nuba muri njye amagambo yanjye akaba muri wowe, noneho usabe icyo ushaka cyose ndakiguha. Mpamvu baturunguruka shati batwahenda, mumbwirire ngo impamvu bagutere turi benshi wahengamye. Mumbarize ngo ubwo bari kukogeza cyane ntiwahengamye. Reka mbabwire, iyo umuntu yahengamye ubusa rwa rupapuro muri kurubona. Hari umuntu uri kurubona, hari uri kurubona, hari uri kurubona. Mumbwirire ngo ntabwo ntiwahengamye. Ongera wifitingishemo neza. Ubwo ayo matayo bayabonye wahengamye kabisa, garukamo ntibayabona. Garuka ubwo wamaze kumenya ko uri mwiza cyane wahengamye. Ngura umuhanga bagushutse wahengamye. Garuka we guhengama. Iyo uri muri Kristo neza, ibyo abantu bareba nibo ko babibona, ahubwo babona Imana. Ikindi kintu uba wahengamye. Murabonye? Vuga ngo rurahengamye. Mumbarize murabonye? Mubwire ngo urahengamye. Mubwire ngo urahengamye. Ilingana masita lima lambara mandala masile roba lile. Satani ahora hifashiku wahengamye. Satani akoresha aba bantu bari kukubwira ngo so beautiful wahengamye, kugira ngo witsindagiremo kubwira Imana uti misha. Urajya murarubonye? Njya mubwire ngo barongeye barakubonye. Ubwo bongeye kukubona wahengamye. Muzi gukora cyane. Ongera usubiremo hagaragara Imana. Ongera usubiremo hagaragara Imana. Ongera usubire imbere watewe. Haleluya. Ubwo babonye mu nda zero uragiye we. Yewe nuko nagiye bambwira ngo ni beautiful. Barambwira ngo ni smart. Barambwira ngo ni neza, maze ndagenda. Ingendo irahinduka. Hari bambwira ngo mfite taye ngo hano. Barabimbwira ari nk'abarindwi mitanyishyira inyuma. Dore ngo umwanzi arayibona, mumare kuyibona arayitanga, barayikubita we. Uhiseho guca. Data arambwira ati hagarara bayikubite wayihengamishije. Mumbwire ngo ngera usubiremo. Haleluya.
ongera usubiremo. Niba isi yatangiye kubona ibikugize wahengama. Hamagara data abihishe kuri buce ku isi. Amufashije basi gatoya. Anishi nakuze n'umwana w'imfura mu myaka 9 nafashaga mama gucuruza. Mama yacuruzaga resitora. Ari umukobwa mwiza. Ku myaka 10 nubahaga mama. Sinigeze mbaho abantu bose bamenya ko nubaha mama. Mama ku myaka 11 atangira kwinjira mu burwayi. Yarwaye sida. Icyo gihe yari itarabonerwa imiti itangira kumubabaza. Barumuna banjye barapfuye ariko ntabwo hagumva nari muto, sinari nzi ko ariyo. Kereka umuto wankurikiraga naramurwaje cyane. Barajya kumufatira imiti aho bita Corona Tracome kuri San Francisco. Najyaga nzamuka umuhanda wo kwa Mutwe muhetse. Ndi munange ndi mutari ko muhetse. Akavuga ati uramwana n'umwana mwiza. Umusozi wose umenya ko ndi mwiza. Umwana wubaha. Mama arambwira ngo ngwaye indwara itazakira. Uko twicaranye yankoreshaga ibintu biremereye. Namubaza mama kuki umwoteza, akambwira ngo ndabizi ko nzapfa vuba ube n'abandi bantu kandi nta muntu ufite. Ndashaka kuzaba mu ngo z'abandi ujye uhabona nka paradiso. Umutima we niko wibwiraga. Asiga iduka, asiga igipangu cy'amazu. Yarakoze cyane, ari umugore w'umukozi. Akajya akora yubaka, akajya akora ibintu abinyandikaho. Ibyiringiro bimubwira ngo ninjye afite ubuzima, iyo mitungo izangoboka, ayo maduka azangoboka. Ariko umunsi famiye yanjye n'abayisilamu, umunsi yapfuye nibwo umwidegemvyo watangiye kugabanuka. Wa mwana wirirwaga mbara amafaranga anuma. Nigaga kuri Apasi. Najyaga mva ku ishuri nkahita nzamuka hejuru aho bita mu Gitega, nkatunguka mu mujyi ngiye kurangura amategusi nkabipakiza. Namara kwipakiza bikaza kuza nkahita nongera nkazamuka nkanyura iwacu ku muhanda mama akampereza uburindazi, nkazamuka ndurya nkagera ku ishuri. Sinigeze ndenza umwanya wa 3. Nari umwana w'umuhanga. Numvaga nzakomera kubera ibintu bibiri: ko nari nzi kwandika neza ku kibaho kandi nari umuhanga kabisa. Numvaga nzakomera. Najyaga nirata kuri mama ngo nzakomera, mama nzakomera humura. Yajyayo kuri wa Faisal nkamurwaza nkacuruza bw'akana gato numva nzakomera. Icya kabiri cyatumaga numva nzakomera, nari narakuze ndeba filime ya Rambo na Schwarzenegger avuga nti naba nongera nkareba Jackie cyangwa Jet. Nkaburira mu mashuri nzafatira mu nguma. Ndiho ndakubwira ngo bibe uko ishaka, ntibibe uko wowe ushaka. Ari nzi gusobanura kontabilite ko nize commerce kontabilite. Narinzi nakuze nigishwa imibare, nakuzwe nigisha ku bana, nakuze ku myaka 9 nakuze nigishwa gufata neza umugabo. Mama akambwira ngo indwara ndwaye izatuma ushobora kutagushyingira. Yaranteguye ariko ngo amare gupfa nkora n'igikomere gihora kimbwira ngo ariko uzapfa nka nyoko, nakwisiga puderi uzapfa nka nyoko, nakwambara ipantaro nuko nyoko yatangiye, nakuseka n'abandi bana nawe niko byaje. Avuga ngo ariko usigara njyenyine wajya gushaka data. Data nari narakuze muzi. Mama yarapfuye umwaka asiga mbwiye data. Nisanga data namukuriye mu biganza ahubwo mwita Tonto.
ngo nsubire kureba isura ye, ndakomereka cyane nibutse ko yajyaga ahobera abana ntavuga ngo mwana, nibutse ko yazaniraga abana amata nkicara hariya ngo abana batonto bansigire, none menye ko ari data mwanga kurenza uko bitekereza. Abasigaye bose imvune yanereje Gitega ikanzamura pasi ikandisha irindazi mu rugo biryo bihari, ndayibagirwa sanga ku isi umuntu yavuga nkamubaza nti urusha iki mama cyangwa urusha ikita, numva ku isi ibyishimo byanjye birarangiye. Ibyo bigambo byose bambwiraga byacaga bikagaruka. Hama nigire ku ishuri, uduhungu twose kujya tunyandikira ku gapapuro. Nari agakobwa keza, nari keza, agahita nitwa Zulfati, agahita yera hejuru akambwira ngo Zuzu, agahita yandikira hasi Bizu, agahita ashyira hejuru imitima ibiri n'ipfumu gutya no hasi imitima, agahita ambwira ngo Bizu, nzagukunda nzagutetesha. Nkabisoma ku rupapuro nkahwera, ahita mvuga ngo Bizu. Ibyo bambwira byose ahita mbona zeru, kandi bambwiye ngo Bizu. Ibyo bintu numva binkuye mu mazu, numva binkuye mu mamuma, ibintu byose ndabisezera nigira mu bantu batangira kumbwira ibyiza. N'iki gituma usinda nuko Satani amenya ibyo ukunda. Iyo yamenye ko ukunda kwiga cyane cyane, yego aguteza ubwibone utsinda kuko wiga. Yego Satani aguterera muri kiriya kintu isi yose iri kukubwira kuzi, yego ukagisindiramo. Iyo abantu bose bakubwira ko uteye neza, menya ngo naho hindukira uwo muntu umubwire ngo icyo bakubwiye cyose nicyo cyasabwa, nicyo bari gutera. Mubwire niba usanzwe umuzi uzi kuri mwiza, umubwire ngo bamenge. Niba uzi ko ateye neza, umubwire uti wowe urashize. Muhindukirire umubwire uti rinda icyo kintu isi yabonye. Bwa bwenge bwaraje nshaka icyo nigira ndakibura, ariko mfite igihe kimwe. Ibyo nigira ndabibura, ibituma mbaho ndabibura, uwo nshimisha ndamubura, ntangira kugenda uko nshaka, uko ibigezweho bishaka, uko abo tugendana bashaka. Navuze ijambo rivuga ngo umpe kuba uko ushaka. Ndashaka kubwira ngo ikimenyetso cya mbere cy'uko uzaba uko Imana ishaka nuko hirya yawe na hino yawe so na mama ntibahari. Impamvu uri hano wenyine, Imana yakuzanye kugira ngo ube icyo yo ishaka. Sibyo yewe? Haleluya. Amen. Ku myaka 16 nibwo nakundanye n'uwo mugabo. Ari ufite 16. Mugabo ari kwa mugore wari wakabije. Turakundana nari ndi mu wa 4 segonderi. Ndabizi ko hano hari abahereye mu wa 4 nabo bafite uburambe mu gukunda. Urumva ko bahari, ariko uyu munsi ntagire icyiza kongera kugutesha igihe. Yego aho naherera nta wundi nakunze n'ubu, ndamukunda ngeza mu wa 6, ndarangiza nk'uko nakaje muri university, naje mu bakobwa bafite amanota ya mbere,
ariko reba ikinjyana, ariko ibintu ndimo nigira uyu mugabo wamubyarira ntabwo nigeze simwumvisha ko ari imyaka 3, ntabwo nigeze mvuga ngo accident, reka da ngiye kukubyarira, nawe ahita ambwira ngo yego shushu. Imana ikurinde utwo tuntu. Mpita nemera reka ndabyara, njya mu rugo, umukobwa mwiza, sinigeze nzerera, naragiye nicara mu rugo, sinababwiye ko navuga akantu kose agahita, niba mvuze byeri icyeza, aragenda amata ikintu cyose isi, reka mbabwire ikintu isi y'umwuka ikuvuga abadayimoni izi ko mfitiye agahinda cyangwa uburoho. Wibuke ko narindiye mu nzu z'abandi, wibuke ko naryaga uko bagize, bya bintu byose atangira kubyataka, maze inzira hari igihe hasi ibintu mu buzima ukajya ugira ngo ni ibisubizo, ariko bije kukuyobya uko iyo ishaka, ahubwo bije kukuyobya. Nicaye mu rugo nezezwa na firigo yuzuye, yari yuzuye, angurira na televiziyo, inzira yuzuza. Ku myaka 19 nari nsamye, 20 se nari mfite inda njyewe, nari mfite inda y'ibyumweru 3 nari mfasha. Nicara mu rugo, umukozi witwa Claudine amana telekomande, amana televiziyo, byose se nari amafirigo, amasitoke, nazurutanda z'amadodo, najya nduryamo meze, nsongere kujya kurara mu ngo z'abandi, bana bambwira ngo curama, bakangambura mugenda uvome, naza n'igice muzanye make, none mfite korodina. Basongera kumbyigisha, none mfite urumatora runini, nanjye najya kuryama nkabwira dayimoni maze acana telekomande. Korodina wino igikoma cyane, abantu bari kwiga bameze batya, abandi bazaba bafite ba Korodina. Ngo nzakora muri banki, ngo ariko ngo sibo ngo aba mfite ufkabaze munyaganyaraza mubwira ngo baraneze iyo hari igihe ipfa. Ese ugira ngo bana abantu bona hanze, ugira ngo niba ntibatekereje gutyo, yarabapfubaye igipfuba. Korodina iyo sombe yahiye, akunda mubwira Korodina, bamubwire saiza kaye narakubwiye ngo njye byuka igikoma, narakubwira Korodina uzana chapati mbiri, uzana mandazi abiri, uza ugenda rimwe n'umugati wawe nawe uzane umunacakani wagura musheri hiya cyane urukumva, uzana na voka, none nakwanuza uzana amasambusa abiri kandi ureba ashyushye akiva mu mavuta, uri kumva biraha. Ariko mba abantu ukuntu ibiraha bifite isoko wa ndabivutura bita isambusa, mu bitaho capati, mu bitaho amandazi, si ibisubizo, si ibyo uri kwigira, si wigira ko inzu izagira. Hari umuntu uvuze ngo hoya alo, uzugira ngo ayo masomo yafata utabiriye ibyo biraha. Mu myaka 20 nasamye mfite ibiro 52,
mbyara mfite 83. Ubwire ngo ntiwige imibare yo mu ikaye, wige niyo muri firigo. Birakwiriye ko wicara aha wige no kurya bingana n'ukungana. Apana ibintu byo kugenda wasuye abantu byose uti uriga kurya kuko ni ahantu Satani atagira ate. Ntabwo nasinze, sinasambanye, yego sinakoze icyaha, ariko umugabo arambaza ngo ungana gute, kubera ko jinsi yari itakijyamo, zari zaje ko za elastique igira ngo iyo yagira hasi twadukweto umukobwa mwiza nabonye wambaye twejuru akajya utwo duhita tugenda amaguru ahita barya. Atangira kuba n'imyaka 20 ingana na nyina wabo, cyangwa uzuri kucyumva. Inshuti twabanaga amagara iyo yahise akundana nayo. Iracyafite itaye mama yanabyara. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2004 umwana wanjye yari yujuje imyaka 2. Urumva ukuntu mise niruka. Yari yujuje imyaka 2, umukobwa wanjye mwiza, mfite umukobwa mwiza ungana nkamwe, afite 21. Mesi ishize yari ari muri Miss Rwanda kandi naramuherekeje maze uburaje ubwabo kwa Jinara Yesu kizibi yakoze n'ikize ko ari mwiza, naramubwiraga n'iki imbere urabamana. Hari umukobwa graduatinze bajyanye, ariko ubundi ahantu hose turagendana n'abatuzi cyane, turagendana kuko ni inshuti yanjye magana. Nagiye mubwira utuntu twinshi akagenda tubona. Mu minsi ishize yarambwiye ati mama uri he? Ndabwira ndi mu rugo. Ati mama mana we mayicati mbonye umusore mama ni mwiza. Mama ni ameze ate? Mama uri he mu gufotorere ntigira vuba. Aranyoherereza. Ndamubwira ni mwana wa ni mwiza ntari kureba ka. Nujya ubona akoze gutyo ujya uvuga ngo mbwa, nubona kandi mbwa, nubona kandi mbwa. Arabwira ati nibyo ni aho bari ahubwo mama ko numva mukunze nibyo ariko tegereze areba arambwira n'ibyo bambwe byose nabyujuje ni muri turi best friend ku buryo buri munsi ubundi amubwira inkuru zawe. Araza mbaza ati byagenze gutya, nabonye abakobwa beza gusa, abasore beza gusa. Abaza ati sara bamubonye ni mwiza gutyo. Aramubagara ati mama ni ati none nakaraswe n'abasore bane nabo kuteraswe n'umwe waba uri mubi, ariko ngwino tubacocore birangira tubuze n'umwe. Ikibazo si uguteretwa ahubwo ni ukumenya ngo unereta ameze ate. Ikibazo si ukukubwira abantu bose hano ngo uri mwiza ubundi si uri mubi, ahubwo niba batabikubwira ufite abazimu. Niba uri muri iki kigo utarabasaza jya gusenga basaza. Uri mwiza, haleluya. Ahubwo ubwo bwiza nibwo Satani anyuramo akaguha igikombe cy'ibidandabiranya. Haleluya, amen. Hari umuntu uvuze ngo ndaguye. Ntabwo nguye kuko n'uwanjye ntiyaguye, ahubwo aho nanyuze ndahazi kurusha abamugose bose. Ndashaka ko atagwa aho nanyuze.
Haleluya. Amen. Yego. ise yaranyanze ku manywa, ntabwo yanyanze nimugoroba, hari ku manywa. Ndamufata mpita nzamuka njya kwa Vina. Nanywaga inzoga kuri iyo myaka, nanywaga ikese ku munsi. Kuri iyo myaka nanywaga ipaki y'Intore buri munsi. Kuri iyo myaka 20 nari umusinzi. Hama tugereyo, hahita haza inshuti yanjye magara mu minota 5, iraza yicara, nanjye nicara hano hagati, umugabo nawe yicara. Ngiye kumva numva hayoberwa isi yambaye, imibare neza kuri apasi iyenga nyimva. Bya bintu byose nari nzi mu buzima bishira ndeba, ubwenge n'ubuhanga bimvamo, ubwiza nari mfite buyeyeka ngumva, agaciro nari narihaye kanshiramo ndeba. Icyo niyitaga ndagishaka ndakibura. Icyo isi yambwiraga, cya kindi isi yambwiraga ko ndi umwana mwiza, ndabibura. Nari umugore mwiza, ibi mbabwira, uteka inyama mbere yo gushyira amazi nkabanza utwe, nateka ji itarafungurwa nkayishyira ku ruhande njye nkamwifunguye. Ejo nkakora iy'ubururu, ejo bundi nkakora iy'icyatsi, ejo bundi nkakora iy'umuhondo. Naba nashashe hahera indabo ku muhanda, niko bari barambwiye ngo bakundana, ngo that is a true love. Maze nkageza ku buriri, ku mutima nkandikaho amashuka, iyo hasi nkashyiraho zindi, maze iye nkashyiraho nawe izindi. Ejo nkabihindura, noneho nkacurika inyuguti ziheruka. Ariko ko ntacyo ntakoze, ariko ngiye kubona mu inshuti magara yicaye aha. Numva mama ngo narabyibushye, nta kindi kosa bambwiye. Numva arimo aramubaza burya, isheri byari ntibambwiraga, numva arija, numva nawe aravuze numva aravuze baguhiki si bright ni iki kintu n'inyama izi umwijima n'umutima. Narababaye mu mutima, buri jambo nsubiza sigara ijambo rivuga ngo maniyindi. Iyo ni mitsingi nasabaga, maniyindi. Izo nzoga narazinyweye mpita nibuka ko Mr Nice na Chameleone baje kubyina muri Kaosha. Nari umukobwa ukunda kuwatuzi kubyina, narabyinaga bugacya. Bano bana babyinaga nkibuka uko najyaga mbyina, ariko niba ubibyina ngo unezeze aba, bizarangira babagiye usigara wenyine. Maze njya Kaosha kubyina, ngezeho nsanga batanze promosiyo ya Waragi, bitamo Waragi. Saa 10 nakira telefone irambwira ngo umwana ageze mu rugo, wowe uri hehe? Yego, iyo telefone narayikubye. Abongeye kumbona bambonye ahitwa Tapi Rouge ku Musazi. Narasaze, apana gusara muri abo bataye trauma, bagira trauma. Najya ndeba abantu nk'uko mbareba mwese, nkabona muri bo muravuga, nabona imiyenzi nkabona ikumbira ngo nabona ibikuta nkabona ngo ngambirira guhunga kino gihugu. Ndahaguruka mbere ku mwana bagiye kumunyaka, bajyaga baza bagasanga Uganda njya gushaka ibyangombwa. Uko niko nafashe urugendo rwo gutangira inzira yo kujya i Burayi. Inshuti zingana nkamwe zagezeyo, zitambwiye aho zanyuze, ariko zimbwira ko ziriyo. Zamaga amafoto ya furari bavuga ngo bameze neza. Ndangije nanjye mbiga uburyo bwose bwo kugerayo, ngera ku kibuga bahagaze. Haleluya. Bya bintu byose nanyuzemo
byaje kurangira mvuye ku mupaka ku kibuga njya muri ndongera njya i Burayi bwihuse, njya i Burayi ngiye n'amaguru, ngarukira aho bita muri Mayotte, naho ndafungwa, barangarura mfungwa gereza 7 kubera umwana, nshaka ibintu byo kurya by'umwana, niko natangiye umwuga w'uburaya kugira ngo umwana abone amata. Amashuri nize yararangiriye, byarangiye ubwiza bwanjye bushize, ndara ku muhanda, birangira nkwaye droge nyinshi n'urumogi rwinshi, birangira njya mbyuka mu gitondo nambaye ubusa buri nkabyuka ntazi umuntu wandaye. Biza kurangira sinye kontra n'abantu bose barwaye sida, ajya n'ibintu kuryamana nabo. Biza kurangira ngiye muri Sudani, niho nahuye n'umugabo namurwaye sida, imwijejeta arambwira ngo ndashaka kujya mwishyura $1000 buri munsi. Ku munsi yampaga $1000, amana jipe, amana escort 2. Ngo umukobwa ufite imyaka 25 winjiza $20,000 by'amadolari mu cyumweru. Ayo mafaranga nayaguze n'umwana mfite wa kabiri. Nabonye umusore ndamugana n'ibintu, ndakwishyura ngaho ntirinda, mwishyura $6,000 by'amadolari, anterinda y'umwana mfite wa kabiri. Ngo amare kujya mu nda, nari nzi ko nzakira, ahubwo mpita ndwara. Ayo mafaranga yose yivuzamo muri Sudani, ndyamye amezi 6. Byaje kurangira ntashye mu Rwanda, nsigaranye $2,000. Umwuka arambwira wa Satani ngo jya muri hoteli batazaguseka, njya muri Baoba, sohokamo naguze irangi. Birangira ngiye kwihisha Kabarondo, ngere Kabarondo basanga nta sida mfite, byari umwana gusa. Uwo mwana mfite wa kabiri, yego nagarutse iwacu Kimisagara, abantu bose baranyitegereza, bamburira icyizere cyo kubaho. Negera imiryango yacu Nyakishuka, bambwira ko ntayo. Baturanyi ba Gisorori bambwira ko ntayo. Ahantu nakuriye na bwa bwibone, buri muntu wese abona ko isi ndangiranye. Ngwaza umwana haburuza kumusura sehashika, mfungirwa hahana inyuma, nakuwemo n'umudokiteri uhaba witwa Awazi. Buri muntu wese yabonaga nta kintu nzongera kuvamo. Ngo mpaguruke njye iwacu, umushuti wanjye yari amaye igiceri cya 50, ngo ngurire indazi ndi kurinomba gutya, mbona baje kuntwara ngo n'iby'isabune y'umuturanyi. Nyura ku bantu bose mbinginga mbabwira ko ndimbye, birangira mfungiwe mu kagari. Ngezeyo mbwira Imana, mama nyibuka. Nahereye ku rugo rwose ndusaba ibiryo, ngo mare kuruha mfunga inzu, saba umwana imbabazi. Ndamugana Imana, mbabarira ndumva ndushye, kandi koko nari ndushye. Umwana musaba imbabazi, mfunga iminsi 3 ntegereje urupfu. Nibwo abapangayi b'iwacu bansanze mu nzu bicurugi, ndeba muri abo bapangayi harimo Joseph, niwe mugabo wanjye. Bamfatira icyemezo cyo kumpa akazi ko mu rugo. Nkora akazi ko mu rugo ntahembwa, ahubwo nahembwaga ibyo bari basigaje mu isorori. Naratekaga nkabarurira ibyo ndiye. Cyokora ndishima kuko noneho mbonye ibiryo ntagiye gusaba, ndishima kuko mbonye igikoma. Umunsi umwe rero nibwo inshuti yanjyanye gusenga, ngiyeyo barabyina nk'uko mwabonye babyina, nanjye ndabyina. Narabyinnye indirimbo zose babyina, nkajya numva ndimo ndanezerwa. Ngira uwanjyanye ndamubwira ngo uzongera kunsiga, Imana izabiguhure. Kuva uwo munsi nari nagiye nasinze, ariko kubera ko nasinze nanga kujya inyuma, nicara imbere mu bantu.
protokole zanjyanye inyuma ndazibwira ngo munjyane imbere no mu kabari nicara imbere. Zanjyanye imbere, izo nzoga nagiye nanyweye nizo naperuka. Numva ijwi umuntu aravuze ngo nzakugirira neza mwana wanjye. Ndavuga ngo ivuze mwana wanjye ndayikurikiye. Uwo munsi nemeye gukizwa, nemera kwanga ikintu cyose. Iri jambo nabigishije rigira ibiryo. Niga ko ngomba kuba uko Imana ishaka, apana uko njye nshaka. Imana irambwira ngo uko nshaka genda ubwire abana aho ngukuye. Narahagaze ntafite ubwoba mvuga aho mvuye. Nahavuze nambara ubusa, nahavuze ntazwi, nahavuze naburaye, nahavuze ndara ku isima. Ndahavuga Imana igenda inkuraho cya kintu nababwiye kiri mu isi y'umwuka. Umunsi umwe Yosefu abona ko nkwiriye kuba umugore wo mu rugo. Umunsi umwe isi ibona ko nkwiriye kuyihagarara imbere. Umunsi umwe amahanga atangira kubona uko nsenga ariko cya kintu kigenda. Ibyo ushaka ni bibi mu isi nk'uko biri mu ijuru. Haleluya. Bya bintu byose narinze ko ari byiza byarandangiranye byose. Singwe rirarangira, birangira ndi umuntu atagira. Ndabyibuka narebaga abantu bavuga ngo nibarujyane. Nahindukira gutya nkabona bose ndabazi. Nasonzeye mu bantu bandeze. Ngira uruhinja rufite ibiro 3, rufite amezi 8. Najya mpindukira nkabona abo niganye, nahindukira nkabona bakuranye, nahindukira nkabona abo ku cyaro.